yo kwamamaza rimwe kujya ku cyapa rimwe byonyine bagahita gukubita miliyoni 3 ako kanya nta kintu wakora nta jambo na rimwe uravuga ayo mafaranga wowe urumva nyine ubwo muri famille yanyu bakeneye umuntu nkawe rero umuntu nkawe wigaragambije uzagaragaza yuko n'abenfluencer ari abantu uwo muntu ni wowe rero uwo muntu rero nawe impamvu rero uba ugifitemo akantu k'agasoni n'utuntu twa values two mu muryango utuntu tw'indangagaciro na za kirazira uvuga ati none mana yacu kwizera kuri social media wigishiriza ijambo ry'Imana bababwira ngo sikara n'uburyo buri gusobanura sikara kuri live ya YouTube. impamvu batabikora nuko bisaba kuba nyine bisaba ibikoresho nkamwe ahubwo mama mufite ubushobozi bwo kuba mwakora ibikoresho nawe uhita uzana icyo kintu gishyashya ubundi kuba uri uwa mbere mu kintu ari wowe uzanye icyo kintu bwa mbere mu Rwanda nicyo kintu gikora kuzana ibintu bishyashya mu maso y'abanyarwanda biguha isoko kurenza uko mba mbibona nka gutya ariko nkibaza se byo paretinga gute aya ibyo wabizanye ntago wabura ukuntu byo pareting nk'ubu YouTube isa sinagiye kuri live ya YouTube ndabizi nzo ukuntu bikora urayikora wamara kuyivaho ugahita uyijyaho yisevinze bagwaho ushone niba uri buyirida ukaba waya-uploading ukayimonetiza ikaguha ibiceri nk'ibisanzwe ntago bura umutipe bita Aisho Speed ntago nawe ari umustreamer buriya amuzi ni umustreamer ibintu byakora kenshi bari ibintu byari byabaye live Speed nawe rero abantu bakora muri buryo bwa Speed uranga Speed bicera abona buriya Speed nabita ba Mr Beast no na Kai Kenneth Sen bose n'abasirimu ni Senat cyane Kenneth ni Kai Senat adidin no nanzi kari Kai Kenneth ndamuza mutipe mugufu ujya gusana Nyaksu namuzi ese Nyaksu disi we Nyaksu ntabwo nabona rero yabikora Nyaksu sanga mu byinshi atabirimo asanga ibintu byinshi muri no misata kibirimo muri Miss Nyaksu nyine yari iturije ubona nyine ari kwirira amafaranga y'abarejande bana bategereje bakeneye gusaragurika ni nkatwe tukiri gutangira dukeneye kurya amafaranga menshi yari ku mafaranga ameruko yumva ukuntu amera afite ibyana atamira ibyana ibintu byose arabifite Nyaksu afite ibyana nese ubwo wabura abakobwa ufite hit mbara umbwire ni icyo kintu kitabura cyetse iyo ugira isoni nkanya simbizwe uri shy ukuntu nkanjye nibwo bikugora ariko uriya tipe se ubwo waba ufite abafollowers bangana kuriya nta cyana nta byana utamira biba bigwa mbere n'abasubwanjye ufite aba subscriber sunda how many do I have mfite nk'ijana ababonye ijana ririmo wagiye kubikora mu rugo aravuga ngo is your degree bwireka mu ningi byo kuri TikTok barabyanga yes no urwego rwa TikTok kandi uwo ufite abantu muri Amerika waganiriza fresh rero reka ndebe TikTok yawe ukuntu imeze nongere checking bya social media bibaza impamvu bigiyemo bumva like I don't know but ntabwo babyumva n'ibintu batumva neza ibintu bya social media ntabwo babyumva nta nubwo babibonamo karite nta nubwo babibonamo nta criterias umuntu afite yari ku bintu bya social media cyane none ikintu gisekeje ni uko wowe impamvu we uramutse ubonye umuntu wahanuza
wagutiza iyo bita social security. ino TikTok bakayibarura nk'inyamerika. uzi ko mfite indi baruye gutyo, mfite indi baramfunguriza uba UK mu Bwongereza. Nuvuga ngo rero bamenya yuko ibi bintu bifite imifungo fresh. Bamenya ko ibintu birwavuga uramutse ubikuje nka kabiri, kuko ho baba batangira kuguhemba bitewe na video ushyizeho. Niba ushyizeho nka video usobanura nka kuri uri gusobanura ku mavuta, usobanura ku mascrub n'iki, nk'ira video ukawusobanurira amascrub bakaguha amafaranga still, noneho niyo video TikTok ikayikwishyura ikaba iri monetize ikwishyura. Aramutse wenda ko nk'icyumweru umubweti koresha PayPal yawe cyangwa Cash App yawe ubikuriza amafaranga, akabona ubikuje n'ibihumbi 3 cyangwa 4 ku cyumweru ku kwezi by'idolari, nibwo yamenya yuko ibyo bintu bifite amafaranga. Aru TikTok munarya yihindura kandi I downloading already. Nuvuga ngo TikTok ukuntu imeze iyo wayishyizemo ibirango byo muri za USA, akenshi bisaba yuko ujyaho washyizeho VPN. Iyo bavumbuye yuko uri kukonsoma iyo bavumbuye yuko uri muri Afurika bahita bayibaninga. Baninga byatari, ariko nk'umuntu uri muri Amerika nk'abo bita badumba abantu bose ubuzi bari muri za Europe bari ku ma TikTok bameze neza, abarya amafaranga menshi cyane utabara. Yigafashe ndabizi. Niravuga ngo kuri live ya Godfather nayigiyeho nk'icyumweru kimwe nkora amadolari 400, icyumweru kimwe cyonyine amadolari 400. Niyo mpamvu nkunda kukubonaho. Mani ibi biboro bigira amafaranga. Nuko nyine nicyo kibazo nyine cyo kuvukira mu muryango nyine uravanse mu buryo bw'ibiceri, udafite ikibazo cy'ibiceri, udafite ikibazo cy'iki. Babona umwana wabo mu mafilime bagahita bavuga atararangiye, niwe nifura araducitse we. Ubu kuri TikTok baba bari gukomakoma ngo Winifred yaraducitse. Ariko man ikintu ubusabwa ni ukuza ugahura, dushaka guhura nkaguhindura umurara, noneho weruye, noneho ibyo bintu byo kuvuga ngo scrub wazongera kuzijyamo, scrub wazongera tuzanire bya cosmetics. Ibyo bintu bya cosmetics se ubariye amafaranga y'izi mbuga azongera kubijyamo. Tonsor akagambwira sinzi cosmetic uburyo zigera. Iyo baze fresh, iyo wica ukajya mu mibare fresh, tuvuge nk'urugero nyine ukabona wishyuye inzu, ibiranguzo byose wabikuyemo, ubaze profit yawe y'ukwezi, ubone profit yawe ibintu byose byavuyemo, expenses zose zavuyemo. biba ari sawa, ariko biba kenshi byaba ari sawa ufite line yawe, like uzikora. Apana kuvuga ngo urazikora nzazikore hanze urazicuruza. Okay, nibyo bijya profit. I want the fact ko na amafaranga ya cosmetics zijya amafaranga, ariko ni ikintu kibi. Ikintu ko cyiza cyakaye mba nshaka kugira line yanjye ya beauty. Ukaba ufite ari wowe uziproducingira. Yes, after ingredients nkagira a small factory kazazi processing no nayishyira ku isoko, but I want ndashaka kuzakora ibyo birashoboka. Noneho nk'ubu nyine ubungubu we iyo wibariye wikubitiye ibibare yawe ukareba ibintu byose wabikoze, wishyuye inzu, wishyuye ibiki byose n'iki, ubona uri nko winjiza amafaranga angahe ku kwezi.
bitera uko birahinduka nyine iyo umuntu yikorera birahinduka. Undi bwo yanjye nshobora gukora miliyoni uno munsi, ejo ngakorera 900, ejo ngakorera 600. Wanyine ntabwo najya kuri level yo kwinjiza miliyoni. Yewe we mana Kandi yanjye, bitangiye vuba. bivuga ngo bitangiye vuba. Nta muntu ngewe nzi ucuruza keretse muteni ucuruza amayinite. Sitarago zo gucuruza, kujya muri gahunda zo z'imisoro, kudekarara imisoro, kujya muri gahunda zo kujya kuzana ibicuruzwa, kujya kurangura, kujya muri gahunda yo kureba ko bataguhangitse. Kandi ubundi ibyo bintu ugasanga home nibyo bari guperefera yuko ngo bitarimo birakuyagaza ngo naba nabivuyemo kera cyane. Giga imwe yo kwamamaza, imwe kujya ku cyapa rimwe byonyine bagahita gukubita miliyoni 3 ako kanya, nta kintu urakora, nta jambo na rimwe uravuga. Ayo mafaranga wowe urumva mwana yacu. Nyine ubwo muri famille yanyu bakeneye umuntu nkawe rero, umuntu nkawe wigaragambije, uzagaragaza yuko n'abenfluencer ari abantu. Uwo muntu ni wowe rero uwo muntu rero nawe impamvu rero ubu gifitemo akantu k'agasoni n'utuntu twa values two mu muryango, utuntu tw'indangagaciro na za kirazira. Uvuga ati none mana yacu kwizera kuri social media wigishiriza ijambo ry'Imana, bababwira ngo sikara n'uburyo buri gusobanura sikarabu, wagira ngo uri kuvuga ijambo ry'Imana ryo muri Matayo. Sikarabu.